Ndabashimira ko moneza amatwi. Shadiba ati akaga karongora indushyi ubonye ngo nanjye mfatiranywe n'umugirigiri mbyaye. Unyihererano nyibe pusi. Ndi umuntu uri kujya kwa muganga kujya kwipimisha ariko icyo ngicyo nuko nakorewe ihohoterwa bitewe nuko bazinzishije. Bagusika ibya Shadibu na Yugi nagaterera nzamba bimeze nkaho mugani wa Bakame. Ngo Bakame yabwiraga intare ngo nzakurongora, intare ati reka reka kuzandongora biciye mu zihe nzira. Ngo nuko Bakame yigira inama yo gucukura umwobo umeze nk'indake. Ngo Bakame itangira uwo mwobo ari munini ngo ikajya iwucukura igenda iwufunganya kugeza igeze aho isigara yicamo yonyine. Ngo nuko umwobo umaze kugera aho urangiriye ngo irongera icukura akobo kayizamura hejuru. Ngo maze Bakame ibonye imaze gucukura uwo mwobo ngo iragenda yegera intare iyikora mu jisho. Ngo intare yirukankana Bakame iragenda yinjira muri wa mwobo. Ngo nuko ikomeza gukurikirana Bakame ngo igera aho ibona itabasha kwikuramo. Ngo maze Bakame ihita izamuka hejuru iragenda ihindukirana ya ntare ngo itangira kwifatira ku musuwage igenda itera agashinge gake gake. Ngo Yugi nawe yabwiraga Shadiba ati nyamara nzakurongora. Ngo Shadiba ati binyuze mu zihe nzira? Yugi ati nzakurongora. Ngo Shadiba n'ubwishingizi bwinshi abwira Yugi ati aho kugira ngo ndongore narongorwa na nzovu. Ngo Yugi uyu nguyu ngo arihorera abwira Shadiba ati uwo nazi nsenzi nyina ibi bintu uvuze nzabikwibutsa. Ngo Yugi niko gukomeza kugenda areba tekinike zose yakoresha kugira ngo yinjirire Mukecuru ngo ariko akabona naho yamenera. Ngo bwa nyuma abonye ko nta bundi buryo bushoboka bwo kugira ngo agere kuri Mukecuru ngo nibwo yigiriye inama ati ndabizi n'ubundi abakecuru bakunda gasembuye, ubwo rero Mukecuru nshobora kumufatira ku gasembuye. Ngo Nasoni niwe wiherereye akaririmba ngo agasembuye karimo ibanga, ngo agasembuye karimo ibanga tutazi. Ngo Yugi niko guhamagara tante ngo arangije ngo aramubwira ati tante waba uri mu rugo ngo nze tuganire? Tante nawe hari ikibazo se muhungu wanjye? Ngo ubwo Yugi nk'uko umukene uramutse umugejeje mu isoko ririmo akawunga n'umuceri byose yabitundira kubimara. Ngo ubwo nawe yaragiye ajya mu kabari atundira inzoga kuzirangiza zose ngazerekeza kwa Shadiba. Ubwo Shadiba akibona izo nzoga zose zinjiye mu rugo rwe ngo ntabwo abibonye nk'uburyo bw'igitero kimugabweho ngo ahubwo yabonye ari umugisha ukomeye agiriwe nk'umuntu usanzwe ukunda inzoga. Ngo aravuga ngo nureba se ahubwo umushyitsi. Ngo ubwo rero igihe cy'ibyishimo cyari gitangiye ngo Shadiba atangira kunywa nk'imodoka ishaje. Ngo umuhungu nawe kubera ko yari azi plan afite yakozaga icupa ku munwa ubundi akituriza. Ngo nuko Shadiba arakomeza aranywa ngo kugeza igihe yumva ntacyo asigaje kugaba uretse umubiri we. Umwana nawe wari umaranye igihe kinini umupango wo kuzinjira mu matako ya Mukecuru agatangira kumutera agashinge ngo atangira kumanuka atitaye ko tante ari mu mihango. Ngo akajya amanuka avuga ati ngo uteye agashinge n'ubundi si we wenyine ikizaba nzanywa umuti. Ngo aho buzakera Shadiba abyuka asanga aryamanye n'umwana abyaye. Ngo atangire kuvuga ati umva ko nigenje uyu nguyu we noneho si ukunyiba yansatse. Ngo Shadiba akibyutse umwana ngo amubwire iby'imvaho y'ibyabaye biraye iryo joro. Ngo umwana ntiyatindijemo ngo kuko n'ubundi yabyutse ifite umurego nk'uyu ya saa 11. Ngo arongera noneho amwatakana mu gitondo noneho amufashe ku ngufu atabishaka. Ngo ibyo birangiye ngo Shadiba asaba umwana ko yamwishyura ngo kuko yari yababaye biteye ubwoba. Ngo umwana aramubwira ati iyo umuntu agiye kubanguriza ihene baramwishyura, yajya kubanguriza inka bakamwishyura. Ngo atekereza nawe umuntu wakubanguriye ngo ukaba ufite ibyishimo bingana gutya ngo ahubwo uwandiha iki? Ngo Shadiba n'umujinya ndetse n'agahinda kenshi ngo yabonye nta kindi yakora uretse kujya kwitabaza RIB. Ngo kugeza ubu tuvugana umukaraza Yugi ubu ari mu maboko ataraye. Ngo benshi ku mbuga nkoranyambaga bo ntibari gutinya kuvuga ko ibingibi ari amasezerano, ahubwo Yugi akaba yabuze uko yuzuza amasezerano nk'uko yarari, akaba ariyo mpamvu bamutamaje bakamujyana muri RIB. Ubwo benshi twari duhugiye mu nkuru za Bruce Melody ndetse na The Ben, Shadiba yari ari mu gahinda gakabije ari kwibaza ukuntu umwana abyaye yamurongoye. Kugeza ubu tuvugana benshi mu ndaya bamaze kubona uburyo bushya bazajya babasha kwishyuzamo abantu babaguze. Ngo wanga kumwishyura ahita agana RIB akayibwira ko amufashe ku ngufu. Ngo benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kuvuga ko bamwe mu batipe bageragezaga kujya kwigurira indangamirwa bagiye kuhababarira. Gusa mu by'ukuri ikigaragara cyo ni uko uyu Yugi ibintu yarabimaranye igihe.